Muri kuva 93 nagize kugirana ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Abantu twe tuziranye bambwira ko umuntu ugeze Uganda ari umunyarwandakazi abona amafaranga yakoze umwuga w'uburaya. Ibibazo twahuraga nabyo cyane, waragendaga ukaba wajya nko muri hoteli runaka, ukaba kubera drogue nyinshi, ukaba wanywa marikeri ukaza nko kuba atakwishyuye mbere akagucika. Twe twagendaga twirishizemo ngo abagande bagira SIDA. Bazayintere ariko hari ikintu nagezeho. Iyo nabaga nje nicaye mu kabari gucya burana bwari bwiza bwa kamiliyoni, nta muntu hundi wabashaga kubona umugabo ntaramubona. Mbara Uganda ntago nigeze nteretwa n'abantu bo mu bubyiniro b'imbobo. Umusumani yampaye amadolari 300 ndayamusubiza. Aje mu kibazo nyine cyo kutarangiza. Yes, reka nagiye nsuza abantu mwese mudukurikiye muri kano kanya, ndetse bifuriza ibyiza, bifuriza imigisha. Mvugane abatagize neza mu buzima bakomeze kwihangana. Suje abantu bose bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse n'abari hakurya y'imbibi zarwo muri za diaspora zitandukanye badukurikira, aba BigTowners bose mbahaye peace and love, amahoro ndetse n'urukundo mubihorane. Ni Jado twishime tugiye kubana muri kino kiganiro, nizere ko tuja kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero twakiriye uyu mwari muri kubona imbere ya kamera, asa neza, ameze neza kabisa. Ari byinshi turi buganire. Nekereza yuko umuntu wese uri uza gukurikira kino kiganiro araza kugira message atahana uko byagenda kose. Ariko mbere ya byose reka mbanze mwakire kuri BigTown. Ndakwakiriye. Amazina yanjye twakimenye KELIA, nkamvuka mu mataranukira mu bazimu. Kimenye KELIA, umeze neza? Umeze neza. Nta kibazo? Nta kibazo. Urasa neza rwose. Ku mawayiti yawe. Hanyuma KELIA uti vuka mu Mutara, ubu ngubu utuye he? Ubu mba hano Karuruma. Umukobwa, umudamu, umubyeyi se, kaduhenze duhere kuri ibyo. Mu buzima busanzwe nabayeho mu buzima buse nabutangira atarambaza we. Banze umbwira aka kanya ndi umumama w'umwana. Ubwo ndi umumama. Ndi umufiyemeri. Oya, ndi umufiyemeri. So byari ngombwa kugira ngo abantu bagiye gukurikira ikiganiro muri kano kanya babanze byibuze bamenye ninde ugiye kubaganiriza. Ariko uyu munsi uri hano kubw'impamvu zigera muri ebyiri. Turi bwagura ikiganiro, wenda abantu baza kugenda bibasangiza, baraza kumenya uko bimeze. Ariko impamvu ya mbere hari uko ubuzima burya nkunda kubwira abantu ngo iyi chapitre z'ubuzima tuba dufite zihariye ni nk'ibitabo mbese bifite amapaje atandukanye. Ubuzima wanyuzemo wigize kugira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, bimwe kera bitaga ngo gusara, wenda ngiza muri gikoreshwa bigira mu myaka igera muri 3. turaza kumenya uko byaje n'impamvu yabyo n'uburyo waje gukira. Ariko nanone n'umundi buzima bukomeye wanyuzemo. Hari igihe kera abantu bajyaga bumva ngo hari abakobwa bava mu Rwanda bakagira muri Uganda bagiye gukora akazi k'uburaya kugira ngo babone ubuzima, kugira ngo baronke amafaranga. Icyo ni ikintu nacyo ushobora kuba waranyuzemo, ariko ubu umuntu umeze neza, ufite umwana, ndetse ubuzima burakomeje, ibyo byose warabirenze. Niyo mpamvu hano ngo utange ubwo buhamya. KELIA, wavukiye mu Mutara, ukurira mu Mutara? Yego. Tubwire rero kuri ubwo buzima kugeza icyo gihe waje kugira ikibazo cy'uburwayi, byaje ryari, ufite imyaka ingahe? Njyewe navutse 93, ubu ngize imyaka 27. Muri kuva 93 nagize kugirana ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Nsaraho imyaka 3, mvurirwa ahantu bita muri Tanzania, ahantu bita 59. Abantu bita 59. Aho bakuvuriye hitwa 59. Hano hahungiye abanyarwanda ba kera nyine. Navuye ahantu bita mva ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania, ugera Rushaka, Kayanga, Cyabarisa ya mbere, iya kabiri. Naho nyine no navuriwe. Namaze imyaka 3 ndi umusazi, kuko niho navukiye, niho famiye zanjye zahoze ziri nyine. Naje kuza kurwara icyo kibazo nyine, mba umusazi imyaka 3 yose. Navuye muri Tanzania, urumva navutse 93. ubwo burwayi bukaba burwaye
ufite imyaka ingahe kugira ngo abantu bagende ubwo burwayi bwawe nabwo mfite kuva ku myaka 5, 6, 7, 8 nari ndi umwana mpura n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe nyine gutyo ndasara. Okay, tutagiye mu detail ndende nyine ukuntu nagiye ahantu muri Tanzania abantu muri Tanzania ubwo bavuga ngo abenshi n'abarozi ariko bibaho ariko ntibinabeho. Ye nari ahantu inyama z'umunsi mukuru nzagura n'icyo kibazo nyine ndasara imyaka 3 mu rugo baramvuza ndakira. Maze gukira bihuza nuko twebwe tuvuye mu Tanzania tugarutse mu Rwanda. Twebwe twahungutse 2002 nibwo iwacu mu rugo baje mu gihugu cy'u Rwanda. Nibwo twe twahungutse. Bivuze ngo n'umuntu ujye gufatwa n'ubwo burwayi ntabwo wari uri mu Rwanda. Ntabwo ndi mu Rwanda narwariye muri Tanzania naho navurijwe. Ngeze mu Rwanda 2006 nigaga muri primaire mu mwaka wa 4 nibwo nari mfite ibintu by'ubwenge byo kuba wenda namenya ahantu mpereye. Naraje 2006 ndi mu Rwanda ndiga gardienne ndiga nyine gutya bisanzwe by'abanyeshuri. Bigeze 2008 nari maze kumenya ubwenge urumva namaze kuba umuntu mukuru. Shangazi wanje abahantu bita Jinja muri Uganda. Bangombwa ko njyewe ndeka ishuri nturuka mu rugo njya kubayo. Ngeze muri Uganda byabaye ngombwa ko mbona ko kuba na kwiga bitashoboka. Mbese wagiye muri Uganda se ufite intego yo kujya kwiga? Ntabwo nari ngiye kwiga. Abantu twe tuziranye bambwira ko umuntu ugeze Uganda ari umunyarwandakazi abona amafaranga yakoze umwuga w'uburaya. Nari umwana nari umuntu uko mbona nari munini na kera. Nari umuntu munini uburetse ibi byaje n'iki byose. Agataho KELIA bisa nkaho turaba twinjiye muri ya party ya kabiri nkuko nabibwiye abantu. Ariko iya mbere nubwo dusa nkaho turi kwisohokamo tubazo dukina abanza nkayikubazaho kugira ngo abantu basobanukirwe neza. Ubwo burwayi warwaye mu rugo bakubwiye ko wasarishijwe n'ibirozi wenda abantu bakuze? Byari ibirozi. Byari ibirozi. Nari twa duturanye n'abantu ntago ari ibintu by'ibanga si ibintu binakaze cyane. Twe turanye n'abantu bagira ibintu byo guterekera ari abatanzania njyewe mbakunda ariko mu rwego ngo ntukajye hari njye nkajyayo kubera ukuntu nabakundaga njya ku bintu ngo by'inyama z'iminsi mikuru nyine gutyo. Navuye naritsamuye iminsi 3 nyine ngendanirako mitambo umusazi. Bakubwiye ko mu buzima muri iyo myaka 3 yose basazi no mu gusara no mu kuvurwa n'iki abo bantu babigizemo uruhare. Babwiye mu rugo bati ariko mumujyanya mukamuvuza yakira. Abo bantu nabo babigizemo uruhare mu buryo bwo kujya mu rugo bamenye aho bamvuza. Nakize muri ubwo buryo. Nago babikoze babigambiriye kuri njye. Nuko ntago narindi mu babo ntago nemereye kurya ku byabo mbirya nk'umwana nyine. Umuntu noneho aho ngaho kandi kabazo ubundi ubuzima bwanyu bwari bumeze gute umuryango wanyu? Mwari umuryango wenda uri mu bukene cyangwa se wifashije? Umuryango wacu ari mu bukene kubera ko twari impunzi. Twebwe twabarwaga nk'impunzi. Mu rugo bari bahunze muri 1994 ariko basanga yo famiye zahunze 5 9. Twebwe twari impunzi urumva twari abakene nyine. Aho kavuka no mu muryango w'abana bangahe? Njye mvuka mu muryango w'abana 9. Senda bikubwira gute? Murikira abana 3 muri 3 2 ni impanga nkajyamo hagati akurikira impanga nyine. Twe mu rugo tubyara impanga gusa. Abasore bangahe? Abakobwa bavukana n'abahungu, abahungu bakavukana n'abakobwa gutyo nyine n'abahungu bakavuka ari uko nyine. Twe tubarirwa mu muryango ugera nko ku 10 ariko nta wavutse ari umwe. Impanga nyine bavuka ari babiri. Niba muri abahungu umuhungu n'umukobwa abahungu nyine nuko twebwe mu rugo tuvuka. Uretse njye ni njyewe umwana unavutse njye nyine mu rugo iwacu. Siko bitangaje. Ubuse baracyariho? Ni bose barahari uretse impanga 2 z'abahungu zapfiriye muri Tanzania nyine. Abandi bose barahari.
baba mu Mutara, Kiramuruzi, Uganda, Tanzania no muri Djibouti. Niho basaza banje baba. Okay, tukomeze none. Ku myaka yawe navuga y'ubugimbuke cyangwa se y'ubwangavu, ubwo muri za 2008 nkuko niho twari tugeze, ufata umwanzuro wo kuva mu Rwanda werekeza muri Uganda. Ko bari bakubwiye yuko umukobwa ugezeho umunyarwandakazi ko z'uburaya abona amafaranga. Iki cyabiguteye rero? Okay, njyewe ninjiye muri Uganda ngenda nitwaje ko ngiye kuba kwa shangazi. Ntabwo nigeze ngerayo n'umunsi umwe kwa shangazi. Najyanye n'abantu bano batwara bino bikamyo angeza hano kuri Victoria bita muri hoteli ya Uganda imwe nyine. Sikuma kwivana abanyamamarije kandi ntabwo yanciye. Mbayo iminsi mikeya nkajya mbona abantu baza gushaka ibintu nk'ibyo. Ari abantu bandenzeho abasaza iki. Navuga abantu nta bashobora kuba atari seriye. Mbayo mbona naho ubuzima ntago ari seriye. Ngaruka mu Rwanda. Wakoze reka tubivuge mu buryo bweruye kugira ngo kuko n'ubundi ni ibintu abantu bacamo bisanzwe kandi turi hano kugira ngo abantu bagire amasomo runaka bafata bumve ko ari n'ibintu bibaho ariko umuntu ashobora no kunyuramo akanavamo. Ugeze muri Uganda washyikiye kwa shangazi ariko wowe ufata inzira yawe njya Jinja kuri Victoria hano ni hoteli yitwa Victoria muri Jinja. Niyo wayisujyaho? Wayibagaho mu buryo bwo gukora umurimo? Nje nibagaho mu buryo bwo gukora uburaya. Nka manager waho twakoranaga ko kazi nkabona bitavamo. Nabara mu Manyarwanda nkabona amafaranga mari makeya. Nkavuga si wasubira mu Rwanda sibwo byavamo ko nkiri mutoya. Okay. Mbona bitavamo ngaruka mu Rwanda. Nje mu Rwanda nakoze kuri sindaba mamaje we. Reka tukira we. Wabigiyemo haryo ufite imyaka ingahe? Ubwo nari ngize imyaka 19. 19. Wabimazemo igihe kingana iki Uganda? Uganda namaze y'umwaka. Kuri iyo hoteli n'ubundi no wakoreye gusa? Nabaye Jinja Mbatiboga mbano mwitaho nyine mu mujyi gucunye. Nduko nyine urabizi nyine tuba tuzerera. Uraraha ukimuka ukimuka nyine bite n'ubuzima. Aho ubona ari imikorere niho uba wimukurimo we ujya. Genda mushaka amaseta. Dushaka amaseta ari abaga bafite amafaranga. Tuganirize rero ku buzima bw'icyo gihe bwabaga bumeze. Okay. Abantu banagire ubuzima bw'icyo gihe muri Uganda bwabaga ari sawa pe. Kuko wabashaga kuba mu nzu nziza uyishyura amafaranga makeya kandi ukabaho no mu buzima mba wishaka kuko twebwe badufataga nk'abantu kuko twari abana. Ukagira gutyo ukajya nko muri restaurant runaka ya Uganda ukamenyana na nyirayo. Ukamubwira ariko ngiye nkora akazi kanaka haje umuntu ashaka umuntu wamamagara yakumva ko uri umunyarwanda ntago yahamagara umugande cyangwa umunyatse cyangwa undi umugande wowe uhari ahamagara wowe. Niyima wenda araguha nk'imitwaro nk'icumi se ndavuga mu kigande we imitwaro nk'icumi. Okay, ukavuga uti awagahita akuba akavuga ati ndamubwira ko ari umunyarwanda turabaranwa mu Banyarwanda aramuhaya naye wakakucuruza nk'umunyarwanda. Niko twebwe twakoranaga. Noneho mbwira imbogamizi cyangwa se ibibazo mwahuraga nabyo cyane? Ibibazo twahuraga nabyo cyane waragendaga ukaba wajya nko muri hoteli runaka ukaba kubera droge nyinshi ukaba wanywa marikeri ukaza nko kuba atakwishyuye mbere akagucika. Ariko twebwe Abanyarwanda twagendaga dufite tegeti ukavuga uti wenda mu rugo ni mu Mutara duhungutse vuba dufite ikibazo cy'inzu nk'ubu ngiye nubakiye mu rugo ntago kubivuga ko televiziyo ari ikintu tuma ntabivuga kuko no mu rugo barabizi. Nje nagiye mfite gahunda yo kuvuga ngo mu rugo hasuko ndabikora ndagenda nshaka amafaranga mu mezi nk'abiri ari tegeti mfite mvuga mu rugo ndohereza ariko bubake hase neza. Okay, twe twagendaga twirishizemo ngo abagande bagira SIDA. Okay, Bazayintere ariko hari ikintu nagezeho. Bazayintere ariko hari ikintu nagezeho. Hari icyo nafashije umuryango nuko twebwe twagenda. Bese wagiye usa nk'ugiye kwitangira umuryango.
ariko nawe ukavuga uti byibura wenda biri buze kuvamo kuri prudence ariko nakuba kabiri ariko ntaho urupfu rutaba ndamuhato ariyo wemerwa ukavuga ati kwirwa yambara bitewe n'amafaranga ubundi mu mahanga ukuntu bijya bigenda arakubwira ati niba wenda ari 100 by'amanyarwanda ntago ndambara prudence ndaguhase nkani y'amagandi ndambara prudence mu magande gukuba warabaraga n'umufuko ubundi bazana umufuka bagashyiramo amafaranga kavuga uti rero n'ubundi icyo uzaba ntaho kizajya pe kavuga uti ndapfira cyangwa se reka ntwara ya make ni nuko mu mahanga babaho ukabiharanira ukabigeraho iyo umaze kugera ku cyo ushaka nibwo utangira gusa nk'ihagararaho kavuga uti okay icyo nagezeho nakigezeho reka nanjye niba nkibashije kuba nkifite ubuzima buzima kananjye ntihagarareho nuko njye nabayo ubu tuvugana nta ndwara n'imwe ngira mu mubiri uretse igifu wagize amahirwe nicyo nshimira Imana umwaka wose wamaze ariko njye nari n'umwana naga abagande banyubahukaga cyane nk'abandi bantu babona imyaka 19 nari muto n'umuntu wese arambona akavuga turamwana bagufunga kandi nje ukumbona sinigeze ntunga umusatsi mu buzima bwanjye abantu bose bambonaga nk'umwana mu buzima busanzwe n'abagande iyo nabaganje nicaye mu kabari gucya bura bwari bwiza bwa kamiliyoni nta muhundi wabashaga kubona umugabo ntaramubona barava turiya mwana we turiya mwana n'umunyeshuri saa 12 arajya ku ishuri kubana nabaga niyogoshesheje kandi ntago nambaraga nabi je ntago nari nzi kwambara ubuntu buto nambaraga imyenda minini niba ari ipantaro nkambara ipantaro niba ari ijipo nkambara ijipo ndende niba ari ikanzu nkambara ikanzu ndende ntago nje nambaraga nabi abagande bigatuma bantinya bakajya bavuga ati uriya mwana je ntago mbara Uganda ntago nigeze nteretwa n'abantu bo mu bubyiniro b'imbobo umuntu wiyubashye ubu nari mfite ubu bari mweramo manager wa wari dukorana umuntu wanshakaga yabazaga manager manager akambwira turiya mwana no munyeshuri mu gitondo bari bujye ku ishuri niba ukeneye kumutana mutahane kare mu gitondo nuko nje nibaniragamo na manager nubaka mu rugo birarangira mfata gahunda yo kuvuga nti ibya Uganda reka mbireke ngaruke mu Rwanda arukuno abakobwa bakora bene iyo mirimo baba barara amajoro ariko ari n'isaha n'ijoro niko kazi niho bakora akazi umwaka wose umaze urara ijoro naraga ijoro navaga mu rugo saa 4 kuko saa 4 nibwo abagabo baga bamaze gusinda bagiye muri mode yo kuba batura abagore kumanywa twararaga ijoro kumanywa tukabyuka tukirwa turyamye ukabyuka nka saa 9 za kumanywa ukabyuka ugakora utundi turimo saa 11 ukaryama saa 4 wabaga wicuye ukavuga tubongiye gushaka amafaranga gusa amafaranga menshi umugabo yaguhaye yarangana amafaranga menshi umuntu yamaye n'umusumani simbivuga we umusumani yamaye amadolari 300 ndayamusubiza iso yamushubiza aje mitibazo nyine cyo kutarangiza ndamgawe ya ntago ubu buzima twe ntago ubuzima twebwe tujya tubujyamo niwe yanitwara subirana arambwa ati yaguhaye imbere ndamwawe yasubirana arayasubirana arambwira nyine aravuga ati uri umwana nyine nayobye mama $100 arambwa ati gumana yo nyine ubwo imirimo yakunaniye niyo mafaranga nitwa nari nkoreye menshi muri Uganda ku madolari mu Uganda babara ku mitwaro y'amaganda kandi bari fake bari naga bari menshi ubwo mwari muryamanye minsi ngahe kugira ngo uvuge nk'amasaha nk'abiri kavuga uti oya subirana kimwe mu bikorwa bibi kuko bijya bibaho ko abari bakora bene ibintu bagirirwa nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi kimwe mu bikorwa bibi wibuka waba warakorewe n'ibi oya njye nta kintu naba mbeshye nta muntu wigeze nkora ibintu bibi umuntu wese twabaga turi kumwe yamfataga nk'umwana kuko njye ntabwo najyaga nkorana n'abantu b'abana najyanaga n'abantu bakuru bamfataga nk'umuntu w'umwana ibyo nanze mu kabari twashwaniramo akavuga ati n'ubundi ari umwana nagende nta muntu wigeze azana ikintu mba Uganda kibi
ahubwo ibintu bibi nabibonye ngeze mu Rwanda. Wenda tutarava aho ngaho hari ababakorera ibibi ariko noneho kenshi n'abakobwa bashinzwe gukorera abagabo ibibi, soit kuba wamujyana ukamwambura amafaranga. Ntabwo izo ngeso byigeze bigira oya nje ntabwo yo niba umugabo mba narakize mba ndi n'umukire cyane kuko nje najyaga ndara n'abagabo bafite amafaranga menshi ariko kubera n'ubwana no mu mutwe n'iki umva nta n'ahantu najya nkavuga se ubu nimva ndaturukira hino nyine nkumva bidashoboka. Kuko nje mu minsi nabaye Uganda nari mfite uko ubuzima bwanjye nagendaga ngendamo nari mfite amafaranga kandi nari mfite ticket yo kuva Uganda nkaza nkakora na business mu Rwanda. Ntabwo nigeze ngira ubucakura bwo kuba nakwiba umugabo. Yo niba mba naranakize binakabije cyane binarenze kuko nararanaga na benshi bafite amafaranga n'ibintu by'agaciro ariko oya ntabwo nabigiyemo. Mu gihugu nk'icyo cy'amahanga umuntu ukubwira ngo tujyane tujye kuryamana utazi we utamuzi mubonye iryo joro wumvaga bimeze bite? Okay, kubera ko bamwahuriye nyine wenda mu bubari cyangwa hehe ntabwo umuntu yagusanga mu rugo uko biri kose arahaba gusanze kugira ngo kubwira icyo kintu murajyana nawe nyine wumva ntabirenze. Iyo azanye indwano urarwana muvaho mwumvikanye ibyo mugiye gukora amafaranga iki n'iki. Ntabwo rero yaza kubwira ngo ngukina gukiyoya ahubwo ugerayo bikagucanga ukabika ngombwa kugaruka. Okay, wagarutse mu Rwanda gute rero uragira uti amafaranga umusaruro wakuye muri ibyo bintu wari umeze ute ibyago? Jewe ukuntu ndaje kugenda muri iyo myaka nari mfite no muri uko gushaka amafaranga mba Uganda naje gushaka umugabo w'umugandi mbona ntago bivamo yaranstressaga nkumva gahunda ze ntazigendera biba ngombwa ko ngaruka mu Rwanda. Nagarutse mu Rwanda njya nsubira ku ishuri. Wasubiye kwiga? Nagiye kwiga naje mu Rwanda njya mu Mutara nsubira mu rugo ngeze mu rugo ngaruka kwiga ni Kanombe kuri Nyarugenge hano kwa Dodo ndiga ubwo nari naragiye narangije turonkomeye njya mu wa 4 ndaza ndiga ashize umwaka baravanga abantu basimbutse basubire gusibira ndababwira ntabwo nasubira Uganda. Ntabwo nari gusubira gukomereza mu wakanga ugeze mu Rwanda. Nageze mu Rwanda njya mu wa 4 nyine kuko nari navuye mu Rwanda segonderi. Mu wa 4 segonderi? Haciye umwaka ngiye mu wa 5 baravuga ngo abantu twese twigaga dusimbuka ubundi kera nta warazaga wipfa ko ufite amafaranga y'ishuri. Baravanga abantu bari mu wa 4 batakuze toronkome ngo bagiye gutangira kwiga ndabwa ntabwo natangira bwo nasubira Uganda. Baravanga ngo tujye gusubira mu wa 2 muri segonderi ndabwira oya ubwo ndabiretse bivamo nuko navuye mu ishuri ndaza marigiye nkora ahantu mu kabari kamwe nyine nashatse kuvuga nkora mu kabari acamo nk'imyaka 2 nkora muri ako kabari hari mu kajagari ka Kanombe ndaza nshinga kandi hano ku Gisozi hano muri Kopacom nkora akabari kandi mbamo nyine ubwo buryo bivamo nyine uko kubyara n'iki. Okay, niho nakomereje ubuzima nyine kugeza neza saha. Navuga ngo ubwo umwuga cyangwa se gukora umwuga w'uburaya byarangiye muri Uganda cyangwa mugeze no mu Rwanda ubuzima bwaje mu Uganda. Nagize mu Rwanda ubwo burakomeza buranaryoha cyane. Uburaya bwo mu Rwanda nibwo bwaryoshye gusa. Uganda niba baramaga wenda 5,000 by'amashiringi nigeze mu Rwanda 5,000 mu Rwanda bakagwa nka veni nkaba ndi ku ishuri mfite ahantu ndi buze gurara nsesereye muri weekend nkaza kuryoshya hitopu za Remera ahantu hose warara ndi mu ishuri nararamo nkacura nka veni zanje nkavuga ntabwo se bwo akazi ishuri warereka no muri simpembwa ndashaka iki ndabukora nyine gutyo mu Rwanda naho nyine ndakomeza ndabutarasa biba ngombwa mbona ko kuvamo ari ngombwa nza kubyara ntwarinda ndavuga nti gusa ikintu ntariye n'iki nkeneye mfata umwanzuro wo kubyara nyine
ntwarinda mbana n'umuntu wari wayinteye ntwarinda ariko nigaga nyine ari i Kanombe bangoba ko badusubiza inyuma ishuri ndarireka nduretse wa muntu nawe twiga natwaye ndatubana mbona nawe yambaye renyatsi ndambwa oya nzikwitunga we imbere cyane ndambwa nawe genda ubu uritunze ubu nditunze ndibeshejeho nta kibazo n'iki na kimwe mfite naje guhura n'anga crise gatoya nako kavamo mba umukinnyi wa filime nyina muri mu mabanga y'isi muri rora nyine amafilime nyine urayazi biragenda binzamura ubu nyine ibintu bibagirwa wa mwuga ndawureka ndavuga ko ngiye gukina filime nshake n'akantu nkora ubu mfite akantu gatoya nyine nkora nyine gatoya muzansure nako mukarebe gatuma mbaho nasabye naragiye ndavuga nti ubu ngubu ninsanga ndwaye sida nzakomeza uburaya ahubwo no ndusheho okay muri station medicale y'ubuzima nsanga nta ndwara n'umwe y'ubuzima ngira nsanga ikintu ngira ni igifu kandi igifu nacyo giterwa n'inzoga kubera kuba mu nzoga cyane ntarya ngira amahirwe nsanga ndwara mfite mpita mfata umwanzuro ku mafaranga nahembwaga wenda muri filimi nakinaga ndavuga nanjye reka nshaka akantu nakora wenda nitwe umumama nitwe umuntu utuje abambonaga babone ko nahindutse kandi abantu benshi ubu barambona bakanyibazaho okay ara ubibona wenda akavuga ati ahubwo ubu ni bwatwika ariko nyine arabibona ko ati oya keke yarahindutse yarahindutse cyane n'ubwo buzima bwose wanyuzemo ubu ngubu warahindutse ibintu byawe narahindutse cyane binarenze reka dusoreze kuri iki mu by'ukuri impamvu nyamukuru yo kubusangije abantu buno buhamya bw'ibyo wanyuzemo kugira ngo ubereke yuko wanyura mu bintu bikomeye ariko bikanarangira ukabasha no kubivamo noneho ni ibiki byaguhaye imbaraga zo kubireka burundu ukawarabivuye ikintu cyamaye imbaraga zo kubireka nuko wabigenda mutabigendamo ntabwo ari bwo buzima ntabwo ari bwo buzima pe waba urindaya waba utarindaya ubaho ibintu byose ni mu mutwe ubifashwamo n'Imana ugasenga ariko ibintu byose biraba bikarangira uburaya nakoze nakagombye kuba mfite etage mfite n'imodoka ubu ngendamo kuko nabukoze ndi umwana n'abagabo bankunda nakabonye n'amafaranga y'ikirenga ariko ntabwo yabonetse kubera ko ntabwo ibyo ariyo herezo ryanjye ahubwo ibyo nakoze nyuma yabyo y'ubwo buraya nibyo mbona binteza imbere kurusha ibyo nari ndimo kandi inshuro nyinshi njyamamagara n'abantu twakoranaga ibyo akambaza kiri ntabwo ari wowe ubasha kwicara hano umunsi wose ukira ntabwo ari wowe ubasha kuva hano kwa gatanu ugiye gukina filime ntabwo byashoboka abantu benshi babyibazaho kuko mbere njyewe ntabwo namaraga n'iminota 3 nicaye nkaha reka nabaga ngeze hana nagiye imodoka za paritse ariko naje kubona ko nta kintu bikuramo ibintu byose bisaba gutuza ukagenda gakeya ukiyakira iyo umaze kwiyakira uburaya urabureka ntabwo naburetse kuko nashatse umugabo nta n'uwo mfite ahubwo nabiretse kuko mbona inyungu zabyo nta usane nutabikora mbona ko mu gihe wenda nihaye nk'ukwezi ntari mu buraya aribwo nungutse kurusha kuba mburimo ndavuga ko ibi mbiparitse nkasanga ibi neza nibwo nabijyamo neza nuko naje kureka ibintu by'uburaya mba umwana mwiza famiye ziranyakira barankunda abanyanze barangarukira baravuga ati KELIA ikintu filime rwose nta kintu zigutwaye na kimwe icururiza akantu kawe nuko niyakiriye nyine mu muryango ariko ubu ndashima Imana kubera ko mbayeho kandi ntago nkiri indaya yes ngango uko rero ngo KELIA murumva ubuzima anyuzemo ntago byari bworoshye kugeza ubu ngubu nawe aracyakiwa kari gushaka ubuzima ushobora kumukenera mukinisha filime kugira ngo umuhe ibyo bitanu byo kubaho wenda arasiga nimero ze aho hasi uraza kuzivuga umuntu wagukenera wakugisha inama ukiri muri uwo mwuga wifuza kubivamo namugira inama kabivamo nkamwereka uburyo abivamo yes reka tugushimire nimero yawe ni kangahe 0745 wamamagara nkakwereka uburyo watera imbere umwuga w'uburaya nta kamaro kawo ahubwo iyo umaze kuwureka hari ibyo ubona ubwo wowe wataye inyuma
kandi aribyo byakaguteje imbere. Okay, n'uwifuza kugufasha ubuzima watangiye nabwo yanyura aho ngaho. Reka tubashimire. Nabwo yanyura kuri iyo nomero nta kibazo. Okay. Reka tubashimire cyane mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro. Ishimire KELIA watuganirije ntabwo byoroshye. Umutima ukomeye kuba waganiriza abantu kuri ibyo bintu. Uri umuntu w'umugabo reka bivuge gutyo. Ukomeze mukore subscribe kugira ngo tugumye tubane mu biganiro byubaka bitandukanye. Umusanga hano kuri BigTown ingenera Jado tuyishimiye yabaye ikiganiro. Shimira n'abantu bose badufashije kugira ngo kigende neza. KELIA bye. Bye.